Nazam itazamuka iyo option ndayiprefera Mamadou Sy akataka. Hari indi option rero nge panga ya Mediane iraguma kuriya kubera ko abari abamiliyere kiperateri babiri biribera abandi bakinnyi b'imbere bakaba babasatira. Mamadou Sy kubera ko namubonye muri open play nawe ashobora gukina, ari umukinnyi ufite n'imbaraga z'umubiri unihutamo ashobora no kwatakishwa aciye ku ruhande. Godwin Odibo, Mamadou Sy urundi, Richmond namutagakina mu mugongo wa Mbaho. Aperi shaka ibitego nibaza mu byo kudefanda Asami Sani sa yati kubanza cyayati gutsina ugasigara ushaka bitatu biri bugorane. Abari amahitamo akomeye. Oya iki kinazakirebe nje bataka babiri Mamadou Sy agata ku ruhande rumwe kuko nibindi bintu bakira bahwinga ku ruhande batari buguha umusaruro nk'abawinga bikarangira uza gukora na impression impitagiye n'ubundi babakinnyi uzana bagasanga ritimi ya match yabasize. Iyo ni imibare y'umutoza agomba kubara kuri aperi. Ariko ikintu cy'abamiliyeri kiperateri babiri ndagiprefera kuko ntabwo Lamine Ba namubonye pe nta kirimo sindamubona. Birashoboka ari ikintu abantu bagomba kumenya, dore ikintu kimwe kinambabaza reka nyisorezeho. Ariko n'iminota bahawe umukinnyi ku mwanya umukinnyi ku mwaka wa mbere hari ibyo twirengagiza bigize umupira. Twumva baza bahita pa twe twumva agomba kuza ari Messi ari Cristiano ku mwaka wa mbere biragorana. Ega ni Burayi mu mupira w'amaguru ateye imbere bibaho. Dore rero aho twebwe tubyicira amasezerano y'aba bakinnyi abagoye ni imyaka ibiri. Uvuga ngo umwaka wa mbere biranze ugapregitinga ko ukatureba n'ahazaza ko byanze. Wumvisha hano twe umupira wacu tushaka gukura nk'ikintu kubera nyine iyo myaka mike yaba wumva yazahita atanga umusaruro. Na ama equipe yacu yishyiraho kandi ntacyo turubaka. Uyu munsi hari equipe zivuga ngo nge Mamelodi nubwo umutoza agenda n'abakinnyi bangaye bagenda, iyo pressure ngomba kuyiguma kuko ndi equipe ikize muri Afrika, ngomba kuba namaze kubaka iyo myanya ivuyemo abakinnyi, pressure igomba kuza no ku mutoza uje. Wydad de Semura, Casablanca, Zamalek, Al Ahly, izo kipe za Tanzania Simba na Yanga nabyumva, ariko twe ntacyo turubaka. Dukeneye kumenya uburyo umupira wubakwa. Uyu munsi amasezerano n'igihe gito atuma n'ama equipe yacu kubona resultat zirambye bigorana, cyangwa se no kumenya ko hari igihe cya patience kigomba kuzamo biranga. Amasezerano y'igihe kirekire nanone kuri aba bakinnyi bukuye hanze ku ma profile tuba twumva baba bafite nanone bishobora kugorana bitewe n'urwego rwacu. Ni ikintu naranemera. Umukinnyi utekereza kukubwira ko afite profile yambaye aza mu Rwanda, ariko bariya nepo reka nkubwire impamvu gihe ntekereza. Urumva nimba nk'uyu mukinnyi mfata urugero nka Lamine Ba, nimba ari umukinnyi wari utangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nto ya Olympique, sibyo? Uwo mukinnyi akumva hari ikipe imushatse yo mu Rwanda kukwemerera gusinya imyaka 3 kandi naho ari ahantu atekereza ko ashaka guhita ahita yongera sahana yumva ashaka kwemera. Naje no kubona ejo ndi kintera nagahenda ngitekereje numva nicaye ahantu hamwe ndebye image ya Zamu na Ateri nizi za polisi. Reka nkubwire Mari situation y'umupira w'amaguru waho urawibuka. Ikibazo umbwira ibibazo biriyo birahari, ariko ntibibuza kuba Mari nanone si ikipe wambwiraga ko bimeze harimo kutumvikana cyane muri federation n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu kuko bahamari Traore barahagaritswe, abo babife Bisuma ntibakiza. Hari n'abanze kujya muri iyi kipe Olympique. Aba province ba Mali ntibashaka kuza. Ariko twabonye ku kigero uretse utanyirukansa twaje kubona ari abakinnyi bagera ku 8-9 basanzwe ari abakadire muri Mali bagombaga kuza bari U23, nta nubwo n'aba bandi bazaza barengeje imyaka, bari U23 bagombaga kuza muri Mali igomba gukina Olympique baranga. Mu bakinnyi hatabajwe abakinnyi bakina imbere azana bakeya muri Afrika, azana bakeya bo bakina mu Bufaransa na yego bahise bitabaza akina mu Bufaransa mu Chelsea ritu muri za Ligue 1 n'abandi wenda bataramenyera banafata abakina muri Afrika. Uyu munsi simbyanze ko ari umukinnyi mwiza, ariko ni n'umukinnyi nawe ubizi ko akeneye ahariransa kariyeri. Uzi impamvu yari yasabye ko bishoboka na sesa amasezerano akagenda, nawe arabizi ko
arimo iramutse imucitse ashobora no kuba kariyeri ye itazagera ku rwego abitekerezaho nubwo abyifuzaho. icyo bivuze uyu munsi nje i Kigali kuri profile wenda nifuza kuzabaho umukinnyi i Kigali sinifuza kuhatinda, ariko nibyitwa ko byanze ku mwaka wa mbere cyangwa ndi guhindurirwa imyanya byugira ngo sindindi azaba agiyemo akantu ko kudindira. ariko dore ikintu gikomeye, aba bakinnyi niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo mbyemera ko amasezerano y'imyaka 2 kurenzaho umwe wa gatatu bigoye. ntabwo yabyemera nepfo, biragoye. dore impamvu rero batabyemera, uburyo bwacu bwo kubascoutinga buranabyica nabwo. twe dushaka kuba ndadoge cyane, ariko binaterwa nyine na profile y'igihugu cyacu mu mupira mbyemera. uyu munsi tekana nabibwira pe areba akabona mu myaka ingahe ntize amatsinda ntirenga icyiciro cya kabiri. genda shaka ni nka peri twaba turi kuganira ku meza mukorerwa nande recruitment bakorera recruitment si bandi twumva baba batoye bahindagurika nabo buri mwaka. ese umuscout ugufasha afite profile ki, afite bumenyi ki? ndagira ngo ugende nkunganira uburyo ibintu byacu hari aho twirimita. uyu munsi rero oya ntabwo nsubira inyuma cyane, oya ntabwo nsubira inyuma cyane, nanjye mu bihari ubu ngubu. uyu munsi niba umukinnyi umweretse ko ari we urambirijeho hari icyo bita strategy za mercato. scouting abakinnyi 3 ku mwanya bose ubona kuri profile zijya kuba zimwe. hazaho rero akantu kamwe ari nako kagonga aperi ko kuba ugukorera scouting biragaragara ko ari abantu bagushabikira na profile zose zishobora kuba ari uyu munsi iyo bageze ku mukinnyi ibiganiro bakorusha ko utabirimo aperi icyo nacyo tukiganire cyangwa nta mutekinisiye wawe urimo aho byapfiriye hejuru rero aho nuhagera. uyu munsi rero niyo nkubwira ngo byibuze aperi niba tutabaze niba bidakunze ko technical director sporting director atazamo umutoza yakabaye azamo nk'umutoza ukeneye profile runaka y'umukinnyi. ibi nibyo biri kuba kuri Raheem Sterling, si umukinnyi mubi ariko profile ye ushobora no gusanga ari nako bimeze wenda kuri Chiedebere. urumva profile ye umutoza ntayikeneye. biraza herero nkwereka ntabwo natanye turi kuri iyi match ntidusubiza aperi ku isoko. ndakubwiye ngo rero njyewe nari mbikomoje ko ntamubonye kuri match yazamu ya mbere Lamine Ba. niyo mpamvu ujya mu kwipangira ikipe yanjye nge nka Nepa nirinze kumuza kuko nakubwiye ngo urashyira Dawuda kuri 6 wenyine ushyire Richmond ku 8 atari hakina twe twarabibonye ikibuga n'ikibeye. Richmond we Lamine Ba nakubwiye ngo yakinnye ku ruhande turamubura bageraho bavana muri Richmond bamushyira 10 umutoza abona no gufunga umupira biri kugorana ahitamo kuzana mu mirere kiperateri wa kabiri. ndakomoza kuri match ariko bigenda kose iragwishisha match de tour cyane. niyo mpamvu nakubwiye ngo nge simubaramo ariko nanone simujugunye